Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Iyi ni Bridge Sport, ni amakuru n'ibiganiro by'imikino nibyo utega amatwi hano kuri Bridge Sport. Kuri iki gicamunsi haramutse hari umuvumbi, hari imvura mu bice bitandukanye bya Kigali ndetse n'ibice bitandukanye by'u Rwanda, ariko ntago bibuza imikino ya Rwanda Premier League kuba yakomeza muri ino weekend. Birumvikana no kuba abakunzi b'imikino bagerageza kugera ku stade kugira ngo bakurikirane ino mikino igiye kuba iba ku isaha ya saa 9 ndetse n'imikino iraba karundura iraba ku isaha ya saa 12 ni muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Hari amakuru menshi agenda avugwa kuri iki gicamunsi. Uwitwa Rwatubyaye Abdul nyuma yo kwinjira mu ikipe ya FC Shkupi mu gihugu cya Macedonia, akaba afite byinshi yatangarije abanyarwanda. Tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo tukakubwira uko bihagaze. Rwatubyaye Abdul hari byinshi yagiye atangaza. Uwitwa Eid Mugadam yamaze nawe kwakirwa n'ikipe nshyashya yamaze kuba ajyamo mu gihugu cya Libya. Muri makuru menshi agenda avugwa muri Murera tugiye kuba tugarukaho. Ku rundi ruhande Mbere ifitanye umukino ukomeye cyane na Polisi. Ni amakipe yombi afite byinshi ahuriyeho, dore ko mu minsi ishize baherutse no guhurira mu gikombe cy'ubutwari. Iyi kipe ikaba yarakuwemo kuri za penalite. Ni byinshi cyane rero tugiye kubugenda tugarukaho. Icyo nakubwira hano, Polisi imaze imikino 4 idatsinda muri shampiyona y'u Rwanda. Ni ibintu byinshi abantu bakomeje kwibaza kuri ino kipe. Cyaba ari cyo gihe cyiza cya Rayon Sport kuyigarurira ukaba wayitsinda ukayitwara amanota 3 konvenka. Nibyo tugiye kuba tugenda tugarukaho. Richard Karasira, abantu mwereka yo tuvuga iryo zina tujye twongeraho afande Richard Karasira. Burya ntago ari byiza nk'umufana gupfa kuvuga amapeti ya gisirikare, ntago wamenye ibyo ari byo, ntago tuba tuzi ibyiza no kwavuga afande. Uyu nguyu ni umuyobozi, ni chairman w'ikipe ya APR, nawe afite byinshi yatangaje ku mutoza ndetse n'imyitwarire y'abafana bagenda bagaragariza umutoza ku mikino igiye itandukanye y'ikipe ya APR, dore ko bafitanye umukino n'ikipe ya Sunrise ku mugoroba w'uyu munsi kuri uyu wa gatandatu. Ni byinshi cyane rero tugenda tugarukaho. Uwitwa Rwatubyaye Abdul, mbere yo kongera kuri Rwatubyaye Abdul n'ibyo yatangarije abanyarwanda, reka ngusabe akantu koroshye cyane. Niba usanzwe uri umukunzi w'umupira w'amaguru cyangwa se niba usanzwe udukurikira cyangwa akaba aribwo bwa mbere utwumvishe, biroroshye cyane. Reba munsi ya video ukoze igikumwe cyangwa urutoki ahantu handitse subscribe. Ni inkunga ikomeye cyane uraba uduhaye. Uwitwa Rwatubyaye Abdul mu minsi ishize ku munsi w'ejo nibwo mwakurikiye inkuru mu bitangazamakuru bitandukanye, yewe na hano kuri Bridge, ko yamaze kuba agurishwa n'ikipe ya Rayon Sport mu ikipe yitwa FC Shkupi. Ni nyuma yuko uwo bita President Jean Fidel rwose amugiriye imbabazi, kamugirira impuhwe, akamubwira ati umwana muto sinakwicira kariyeri yawe, akemera kumurekura nubwo amasezerano yari atararangira, yewe no ku mafaranga make ugereranyije na ikipe yifuzaga, kubera ko ikipe yifuzaga ibihumbi 100 by'idolari, mu gihe Rwatubyaye we yemeraga gutanga ibihumbi 20 by'idolari. Baje kuganira rero, umuhungu atakambira umubyeyi President rwose wa Rayon Sport. President wa Yezu Jean Fidel aramubwira ati ntacyo, ibihumbi 30 by'idolari ntacyo, reka tubifate tukureke rwose ugenda uzamura urwego rwawe. Ni inyungu kuri wowe yaba financially no ku rwego ruri professional. Nk'umukinnyi ukina hanze y'igihugu biba bifite byinshi bisobanuye kuri kariyeri y'umukinnyi muri rusange. Rwatubyaye rero kuri iki gicamunsi ari kuvugana n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, bamubajije ikibazo cyoroshye cyane. Byinshi agenda bica hejuru, avuga ko yaje kuba yumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, nibyo yagendaga asobanura. Hanyuma abazwa ku kibazo cyoroshye cyane, ati ari ikipe ya Rayon Sport iri gukina, hanyuma n'ikipe ya APR ziri gukina, biri mu mujyi umwe, bari gukina ku isaha imwe,
wowe uri mu kiruhuko wakwifuza cyangwa se wakwishimira kuba wareba uwuhe mukino? Urwatubyaye Abdul nk'umuntu umaze kugira experience mu gusubiza cyangwa se mu kuba afite experience nini cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru, ati birumvikana cyane ikibazo ushaka kumbaza ndacyumva, ariko APR nyifata nkaho ari nka papa, niyo kipe yandeze, niyo kipe yanzamuye, niyo kipe yankoreye byinshi bishoboka kugira ngo ngere kuri kariyeri ndiho. Ariko nanone nubwo yandeze, Rayon Sport yo nyifata nk'umubyeyi wa Nyabudobuse cyangwa se mu cyongereza yavuze ngo nka stepfather. Ni umugabo ukurera ariko utari siko wenda ku mubiri, niko yashatse kubivuga. Ati mu by'ukuri amakipe yombi yangiriye akamaro, amakipe yombi nayabayemo, ayo mperukamo ni Rayon Sport. Birumvikana cyane nk'undi mwana wese, urumva papa wakureza akagukuza, birumvikana ko ari ikipe ya APR nareba, ariko bitavuze ko na Rayon Sport nyifata nkaho bandeze kandi bamfitiye bamfashije byinshi kugera kuri kariyeri yanjye. Uwo ni Rwatubyaye Abdul yagendaga asubiza ku gitangazamakuru kimwe cya hano mu Rwanda yabashije kuba avugana nacyo. Uwitwa Eid Mugadamu, uyu nguyu yaherutse gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport mu minsi yashize, baratandukanye ku bwumvikane. Uyu mugabo rero aza kuba yerekeza mu gihugu cya Libya. Eid Mugadamu Abakar, uyu mugabo akaba yamaze kwerekeza mu gihugu cya Libya mu ikipe yitwa Al Ahly Sport Club Tripoli, ni yo mu gihugu cya Libya. Iyi kipe impamvu nyivuzeho nuko ikinamo na myugariro w'umunyarwanda witwa Manzi Thierry, birumvikana ko bagiye kwita bakinana. Uyu mugabo Eid Mugadamu ni umunyasudani, kandi abakinnyi bakomoka muri Sudani ndetse no muri Palestine, kubera ibibazo n'intambara biri mu bihugu by'iwabo. Aba bakinnyi bageze mu gihugu cya Libya mu rwego rwo kubafasha, bakina nkaho ari abenegihugu, ba Libya, ni mu rwego rwo kubafasha. Navuga ko ari ikintu cyiza cyane. Uyu Eid Mugadamu yaje kuba atandukana na Rayon Sport kubera ikibazo cy'imvune yagize, ndetse aza no kuba abura umwanya hagati mu kibuga, biza kurangira rero yerekeje mu ikipe ya Al Ahly Tripoli yo mu gihugu cya Libya. Uwo ni Eid Mugadamu. Ndagira ngo nkubwire kuri afande Colonel Richard Karasira, ni chairman w'ikipe ya APR. Nawe kuri iki gicamunsi yaje kuvuga ko akiri nyuma y'umutoza Thierry Froger, hari nyuma yuko yarabajijwe ku magambo abafana b'ikipe ya APR bagenda baririmbira umutoza wabo Thierry Froger ngo out, ariko yaje kubashimangira ko uyu mugabo bari kumwe kugeza amasezerano ye arangiye, dore ko afite amasezerano y'umwaka. Kuri uyu munsi iyi kipe ya APR irabifitanye umukino ukomeye cyane n'ikipe ya Sunrise. Ndakeka hari byinshi tuza kuba tuvugaho n'uyu mukino nugeraho uko uragenda wegereza. Kambabwire gatoya ku ikipe ya Polisi ifitanye umukino n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo. Mashami Vincent afite ikihe kibazo? Mashami Vincent amaze imikino 4 ya shampiyona adatsinda, yanganyijemo umwe atsindwa 3. Uyu Mashami Vincent bisa nkaho ari gutenguha abanyarwanda kucyo bari bamwitezeho. Mashami Vincent nyuma yo kuba yaramaze imyaka myinshi atoza ikipe y'igihugu Amavubi, nyuma yaje kwerekeza mu ikipe ya Polisi yarivuguruye, igura abanyamahanga, igura abakinnyi bakomeye, ifite na bamwe mu bakinnyi beza bari muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Hanyuma nyuma y'ukwezi gushize ko uyu Mashami Vincent yaje kuba atwara igikombe cy'umutoza w'ukwezi, gusa mu kwezi kwa mbere ntabwo byaje kumugendekera neza. Uyu Mashami Vincent wari uzi ko yigeze gukora training cyangwa se amahugurwa y'amezi 3 mu gihugu cy'Ubwongereza muri Nottingham Forest. Nta wundi munyarwanda wigeze abikora bino bintu. Uyu Mashami Vincent yaje kuza avuye muri ayo mahugurwa mu bihumbi 2013, ariko yasaba umutoza wungirije mu ikipe ya APR. Muri 2014 yatwaye igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro mu ikipe ya APR. Ubwo ndagira ngo mubwire CV ya Mashami
kumva uburyo ari umutoza ukomeye. Uyu mashami afite lisansi A ya CAF, ni lisansi imwemerera kuba yatoza ahariho hose ku mugabane wa Afurika. Uyu mashami rero apari yuko afite umukinnyi wagize imvune yagenderagaho witwa Abedi Bigirimana, ariko abandi bakinnyi bose afite barahari ndetse ngo biteguye kuba bagora ikipe ya Rayon Sport. Impamvu nakubwiraga ibi ni iyihe rero, utagira ngo umukino wa Rayon Sport na Polisi ni umukino woroshye, ni umukino ukomeye cyane guhera ku batoza kugera ku bakinnyi, aho bitandukaniye gusa ni ku bafana ndetse n'ubuyobozi. Abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo turemeranya ko icyitwa hano mu Rwanda dukunda kuvuga ngo abajyanja cyangwa se abantu bazi ikintu bita umupira w'amaguru mu Rwanda, abo nibo Polisi itagira. Ni umukino ukomeye, turaza gukomeza tumenyaho byinshi bigiye bitandukanye. Mu ikipe ya Rayon Sport hari byinshi bigenda bimanuka, mu ikipe ya Polisi hari byinshi bigenda bimanuka, turaza gukomeza kugenda tuganiraho muri rusange. Reka none tube dusubikiye aha, reka mbashimire kandi mbifurize kuza gukomeza kubana na Bridge Sport mu biganiro igenda ibategurira. Bridge Sport. Bridge Sport.